Banyarwandakazi nongeye kubasuhuza. Rokiritoma irakomeje nkuko muri kureba kuri kamera zanyu. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, ndi kumwe n'umukobwa ubica bigacika hano hanze ahangaha nkuko mubibona. Ndaza ko mwibariza utubazo tumwe nadusubiza neza. Rokiritoma araba ayitsinze yinjire muri Kidasamura TV Rwanda. Nawe nimba uri umukobwa ukeneye kutujoininga, nta kindi bisaba nuko twegera ukatwandikira. Turi timu y'abantu 8, bivuze ngo kandi dukeneye nibura abantu bagera muri 25 nibura kugira ngo seri tugiye gusohora izagira ibice bigera mu 100 kugira ngo iyo seri izabagereho imeze neza cyane. Mwiriwe mumeze mute? Kumba nukonje Kavura kaguye. Rero hano ni kuri Kidasamura TV Rwanda. Wifuje kuza muri timu yacu, tuguhaye ikaze. Mwakoze. Impano ufite ni iyihe? Mfite impano nyinshi ariko indaje inshinga niyo gukina filime nyarwanda. Gukina filime nyarwanda, ikintu kimuraje inshinga no gukina filime nyarwanda. Ikintu bikunze cyangwa ikintu bikuye ku mutima ubikunze? Narukuntu nk'umuntu mujyana kuri seni ukamubwira ngo jya hariya ukabona abantu murasigana ugasanga nk'agaseni kari bumara umunota umwe mukamaze isaha 2. Ibi ni ibintu byanjye ndabikunda. Ni ibintu bimbamo, ni inzozi zanjye, numva bibaye byiza nazageraho bidatinze. Aha, ibwira abantu. Witwa nde ukomoka he? Nitwa Grace, mu rugo ni Kanombe. Bamwita Garasi, aturuka i Kanombe. Ndo umukobwa. Akaba ari umukobwa, ntago wubatse. Bizavamo wowe. Ndi single. Uri single. Mubyumve ari na single. I'm searching. Na single. Ari na single, mutujoininge my friend. Mukuvuga ngo dufitemo abana baryoshye, abana bameze neza, abana bagiye kwinjira mwino filimi yacu. Iyi filimi uzayikunda ndakwizeye. Abantu mwakunze sere nk'abamenya, abantu mwakunze sere nk'umuturanyi, abantu mwakunze sere nka Stimedi. Iyi episode izaza ari umuriro. Dufite abastari 8 bari hasi, gusa mwumve yuko dufite n'abandi turi kugenda tujoininga badafite impano. Ibi bintu hari ahantu wigeze bikina? Nagiye mbikora. Ahantu henshi hatandukanye agiye ubikora. None se dufite utubazo 3 turi bukubaze kugira tukwemerere kwinjira muri timu ya Kidasamura TV Rwanda. Nubitsinda urinjira muri timu, nutabitsinda ntabwo turi bukwakira. Ariko icyambere ka tubanze tukubwire amategeko y'ibyo tugenderaho, wumve nimba wabasha kugenda n'izo kondisiyo ubone kwinjiramo. Umukinnyi yari kuva iwabo aza hano kuri seni ntago tumutegera, niyasubirayo nitumutegera, ariko yahageze ararya. Yahageze ararya, ariko hano ntago tugucumbikira ukora utaha. Ibyo bintu urumva uzabinyuramo? Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo icyo umutima ushaka amata guranwa itabi. Uzabishobora. Ntekereza nzagerageza. Uzagerageza. Bakwita Garasi, ukaba uturuka i Kanombe. Uri umukobwa w'i Kanombe ushaka kuzadukorera ibintu byiza kandi twifuza. Abanyarwandakazi, nawe nimba uri umukobwa tujoininge. Hari abakobwa bagenzi bawe, kandi ikindi ni witinye ngo uri mubi. Buri abantu babiri batatu bafitiye indi role. Burganagana n'umuntu ba mubi, sibyo? Nubwo yenda Abanyarwanda bajya ngo ni mubi, ngo nagari ngo nago ngasa neza. Barana tuba tubafitiye irori yabo. Ariko buriya nta munyarwanda buriya ujya upfa kuba mubi. Nawe tujoininge. Garasi tugiye kukubaza ibibazo 3, niwumva wabikina turakwemerera kwinjiramo. Ushaka gukina uri umurozi? Nabikora. Wabikora. Ushaka gukina uca umugabo wawe inyuma? Yes, nabikora. Aha, icya 3 ari nacyo cya nyuma. Garasi, nk'ubu ngubu tuvuze ngo turi muri seni cyangwa turi muri shoti, turi kumwe gutya, sibyo? Twagusaba turi umuntu muha akabizu, ariko akundi tubikora, ariko nukamukozeho kumva tugasa nkaho tubikatinga. Ibyo bintu wabikora? Ariko noneho filime nyarwanda yo ari ibyanyabyo, ugomba kumukozaho akabizu. Ariko ibintu akabizu, ariko koko bizu kamuhereza bizu muri seni bikaba nta kibazo byagutwara cyane rwose.
karibu hawe ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Ibyo twashakaga kukubaza nibyo ngibyo, ushaka kwigenda tukakira n'abandi banyarwandakazi mudukurikiranye kwize kamera za Kidasamura TV Rwanda. Rokiritoma iracyahari, n'abandi mwese mutujoininge, mutugane, muze dukore udushya, muze dukore ibintu byiza, muze dukirigite ku mafaranga, muze wa welcome kuri Kidasamura TV Rwanda. Nkuko mubizi mperutse gushyira itangazo hanze, ndi kuvuga ngo abakinnyi bafite impano nibaze kuri seni, nibaze dukorere ku mafaranga. Nari nimba yifuza kutujoininga utwandikire kuri nimero, ariko reka nkubwire akantu kadasanzwe. Reba mo hasi muri comment, ngiye gushyiramo link ya filimi. Iyo link ya filimi ngiye gushyiramo hasi muri comment, uze kuyireba umenye n'ibyo uza gukina ibyo ari byo. Reba hasi muri comment, harimo link nashyizemo ya YouTube. Iyo link uyikandeho, iyi video urahita uyibona. Tugiye gutangira gukora, bivuze ngo uhawe ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Isaha n'isa watujoininga, nimero watwandikiraho 0790 49 65 269. Iyi nimero ntago ibiriho, ariko kuri WhatsApp iba iriho, uratwandikira twagushyira muri groupe cyangwa ukaduhamagara kuri WhatsApp, ariko bisanzwe nago iba iriho, ubundi ukaza muri filimi zacu, ntacyo biba bitwaye. N'abandi bakinyi baragenda baza tubakoreshe interview kugira ngo binjire muri Kidasamura TV Rwanda. Mwabonye yuko bitagoye. Uyu mugore Garasi nako Sori yavuze ko ari umukobwa, yavuze ko ari single, ari ingaragu. Ngiye kubashyiraho akavideo kiwe kugira ngo mbereke nimba ibyo akora abizi cyangwa ibyo akina abizi. Murakoze cyane, nongeye kubashimira. Wowe utarakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe. Hari abantu benshi muri kwibaza ngo amakuru wakoraga yagiye he? Amakuru nakoraga aracyahari, ariko mwino minsi tugiye kubanza dusohore filime kubera ko YouTube yazanye amategeko mashyashya, yahinduye amategeko. Ariko ari amakuru tugiye kujya tuyakorera live mu masaha ya mu gitondo, tuzabamenyesha dutangira gukora amakuru. Murabizi ko hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi mugomba kumenyera amakuru ku gihe. Ino channel ni yanyu, izagicaho ibintu byinshi bitandukanye. Mwebwe mu gihe kibazo amakuru muri kubunsaba rwose, ndaza kuyabahereza gatano kuri kagenzi kako. Nizere ko mumeze neza, Imana yabarinze, ibyo mwayisabye bibahaye. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ikiganiro nakagaruka.